isi ndavuga isi y'ubusizi hamwe na iruta byose Michel. Isi ndavuga isi y'ubusizi hamwe nanjye iruta byose Michel. Mugiye kubana mu kiganiro bagerageje gusekera 2019 bagerageza guhisha agahinda nabo bateye minini hari inshuti n'imiryango yaburanye bibasigira ishavu nubu inkora z'amarira aho yangiza zanze gusibangana baracyasepfura reka nongere rero mbahe ikaze mu kiganiro isi y'ubusizi nk'uko mumaze kubyumva murabyumviye rero ubusizi ariko bura ntibujya butana n'umuziki. Ubusizi n'umuziki ntabwo bitana, ntabwo bitandukanye cyane. Umuziki birasigira hagati y'ibirane ntabwo bitandukana pe nk'uko wari ubivuze kandi ntabwo bagenda bisobanukirwa. komeza ndabivuga ariko wenda rimwe na rimwe ugasanga ntacyo uzamfasha kubibasobanurira. Bagira impungenge tuzagenda tubisobanura ingingo ku yindi turebera itandukaniro ry'umuziki ndetse n'ubusizi bihuriyeho cyane rwose cyane kandi ndagushimiye Michel, ndagushimiye. Uwo rero ni mugenzi wanjye iruta byose Michel, dore ko ari we mutumirwa uyu munsi niwe tuzagumya kubana nawe muri kino kiganiro isi y'ubusizi, dore ko ari umuhanzi akaba n'umusizi byose icyarimwe. Aragenda aradusobanurira byinshi ku byaranze uyu mwaka wa 2020 wavugishije benshi we. Indirimbo twakoresheje niyo kumva ni iruta byose Michel, aho urimo kwifuriza abagenzi umwaka mushya muhire wa 2020. Ariko nyuma yaho rero yaje kuyigarika, nimba atari wo waje kumwigarika. Reka ratangire adusobanurira byinshi. Reka aho ngaho mukosore gatoya maramatsika bakunze wenyine nta kibazo. Twawigaritse ahubwo ni wo watwigaritse kuko twari tuwiteguye neza. Urebye niyo ndirimbira ari guhamiriza, ahubwo twagize tukumva birahindutse. Turavuga tuti none se mwafatiye ingamba ki uyu mwaka iduteguriye. Gusa tuzakomeza nyine tuhangane n'ibyorezo kandi tuzakomeza tuhangane n'ibiza biri mu kuza byisukiranya muri uyu mwaka. Uradutwara abacu n'ibyo, ariko tuzakomeza twirinde. Habanje rero iyo ndirimbo yo kwifuriza abantu umwaka mushya, ariko haje gukurikiraho umuvugo utaragiye hanze. Uravuze ngo umuvugo utaragiye hanze, ese byaba byatewe n'iki kugira ngo umuvugo ureke kujya hanze cyangwa se ureke kumurikira abantu kandi wari wateguriye abantu? Ese wakoze kugira ngo ujye wiyumva na wenyine? Tubwire. Oya ntabwo nari nawukoze ngo ujye wiyumva na njyenyine, ariko nawe usuzumye nyimara kuwukora nsanga ntabwo uri mu ihumure, ntabwo uhumuriza rubanda. Mpitamo rero kuba musohora, ahubwo ubungubu ushaka kuwumva umuvugo utarasohokeye igihe yawureba kuri YouTube channel n'ubundi iruta byose Michel, akabasha kujyana n'indi mivugo itandukanye. Witwa 2020 mu mibare gusa wawumva nta kibazo. Uyu mwakoze rero tugira amatsiko ndetse n'abandi badukurikiye bagize amatsiko. Ese umuvugo kuki utabanze kuwusohorera igihe urimo urugizwe n'aya magambo, urimo iki byatumye uvuga uti ibintu byahabura abaturage kugira ngo bibakomeze? Ugizwe n'ishusho rusange cyangwa se byari bimeze nk'ubuhanuzi bwagaragazaga umwaka 2020, kuko wari umaze kwigaragaza uko uteye mu kwezi kwa gatatu gusa. Wari umaze kutubwira uti mugomba gusubira mu rugo, kandi isi yose wabonaga ko yahatatswe na COVID-19. Si ibyo gusa, ahubwo yari yamaze no kwatakwa n'inzige zirimo zirashaka kwigabiza n'ubundi mu bihugu by'abaturanyi, zimaze kuhayogoza. Dufite natwe aho uzagera iwacu haje n'icyo cyorezo, wari urimo inkongi z'imiriro. Byari bitangiye nabi cyane, kandi wari utangiye n'imvura zidasanzwe, imvura yica abantu. Ni ibintu bizwi, ni ibintu amakuru byagiye bivugwa muri 2020. Ubwo rero numvise nyine umuvugo nari maze gukora, numva n'umuvugo n'ubundi yego ari kuba uvuga ukuri koko kuriho,
unagaragaza ibiri turiho cyangwa se ibyo tubonesha amaso yacu n'ibyo tubitekereza kandi twateganyaga ko bigiye kuza, ariko numvise atacyo gihe cyawe cyo gusohokera. Muri makeya ni nawe uhagaritse, ahubwo nuko nyuma navuze nti reka umuntu wenda udashaka kuzana wumva nyuma vyakura ku YouTube nta kibazo. Okay. Ngira ngo uzambonera gacucu kundiza nduza ari kukivuka, ahubwo nukuza ayo marera yacu nabi nyanja. Dore uyu mwaka unzaniye umwaka ntabwo ukunze yuko mpeka, dore urabyaza ubutaka ibyabo no mu muhanda hari guhanda. Iyi mvura yawe iragwa nk'imvange ari nako itwara abantu banjye veni nibi byawe ndabona harumishe umwaka. Nguwo rero umuvugo utarasohokeye igihe, ariko kubw'impamvu yababwiye namwe mwimviye witwa ndabona umwaka umishe umwaka wawusanga kuri YouTube ukandikamo Iruta Byose Michel kandi tugakora share, like, comment, subscribe mbere rwose wabukoze kandi utanga umusanzu wawe. Zirayogoza Afurika yose, none natwe dufite ubwoba bw'uko zagera mu Buganza zikakukumba amayaga yose, ariko uyu mwaka wuje umwaka we. Sinzi niba se narabeshye kuko nabwiwe ko ufite byinshi ngo ariko byiza, nyamara ngewe ndabona ibyago. Inzozi ntabwo zirimo kwera, n'inzozi zanjye niri, ariko uyu mwaka ko ufite umwaka veni uri kutuvanga, uri kutuvumbya se ku mushari. Ese ubwo nuduha gucurura ntituyacira yamaze kuma? Veni ngirira ibambe, niba ntacyo umariye kindi basi winyicira imishinga, ndekera abanjye ntubashinzwe, inkongi zawe turazihaza. Niba nta viziyo duhaye reka kuvusha amaraso yacu. Isi ndavuga isi y'ubusizi hamwe na Iruta Byose Michel.